Mwongeye kwirirwa bakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi uyu munsi biranga ejo bigakunda, bityo mu buzima ntukihebe ngo ucike intege, ahubwo wowe komeza urwane uhatane. Kandi ikintu cya mbere kugira ngo ugere ku ntsinzi nuko uhozaho, ibyo ukora byose bishyiremo imbaraga. So guys, tugarutse tuje kuvuga kuri ya application tumaze iminsi dukoreramo amafaranga bita Niki Live. Dukoreramo amafaranga ku buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere ni ugukora live, uburyo bwa kabiri ni ukwicara ku gatebe cyangwa kujoininga live z'abandi. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bw'ingenzi dukoreramo amafaranga, ariko hakaba harimo ubundi buryo bwinshi ushobora kubonamo amafaranga menshi. Uburyo bwa mbere bundi muri ubwo bw'inyongera harimo guhabwa gift, harimo ama event baba batanze aho baguha ama coin, mbese harimo ibintu byinshi cyane. So harimo n'ubundi buryo bw'ama event menshi bagenda batanga buri munsi, ariko uyu munsi nje kuvuga kuri ya ma event abiri batanga buri kwezi. So ayo ma event abiri batanga buri kwezi katugende turebe ngo bimeze biti. Tuze hano muri message, tuze hano kuri official message. So hari event ebyiri nari nababwiye. Hari event ya mbere nakozeho video yerekana uburyo baguha ama video ukayapostinga kuri TikTok bakaguhemba. Akaba n'ubundi buryo bwa kabiri aho wowe ukora video originalite yawe, ugatereka kamera hariya, ugashyiramo isura yawe, ukavuga kuri Niki Live uyisobanurira abantu. Icyo gihe baguhemba 0.4 kuri buri video. Ubusabwa video 15 mu kwezi. Ubwo n'ubundi buryo bwa kabiri bwa event za buri kwezi. Ushobora kumva ko bikomeye, ariko urabikora. Iyo ukoze nka video nk'eshatu uba wamenyereye. Ubwo izo event zo ku kwezi amafaranga yose hamwe ni $6.4. Hari abantu bavuga ngo kuzuza aya mafaranga yo kuri Niki Live biragoye, ese wayuzuza mu gihe kingana iki uhabwa beans 1000? Njye mbabwije ukuri mbikuza buri kwezi. Nk'ubu kwezi kwashize ninjya gusoza iyi video ndabereka ndi kubikura. Hano nje kubereka ko ayo mafaranga bayatanga. Dore event ya mbere: congratulations on receiving TikTok video post reward. Hano hasi bakambwira congratulations on receiving TikTok video post reward, 8,000 beans has been automatically sent to your wallet. Bambwiye ko 8,000 by'ama beans byageze muri wallet yanjye. Ibi 8,000 by'ama beans bingana na 0.8 by'idolari. Aha mbibutsa ko ni video bakwihera, video zigera mu 8 ugomba gupostinga mu gihe cy'ukwezi. Uzipostinga kuri TikTok. So baba content creator bafite intumbero yuko bapostinga video zikabinjiriza, cyane ko imbuga ziri monetize hano biragoye. Ariko Niki Live ibigufashamo, video postinze uyivugaho ikaba monetize. So iyi ni campaign ya mbere cyangwa event ya mbere. Tuze kuri event ya kabiri. Nabwo barambwiye congratulations on receiving TikTok video creation reward. Urabibona ko bitandukanye. Aha ni video creation, ni umwimerere wa video yawe wakoze. Bamaye reward. Dore reward bamaye ni 56,000 by'ama beans. Ubundi batanga 60,000. Hano bivuze ngo nakoze video 14. Video ya 15 nari ngiye kuyishyiraho 29, barambwira ngo byarangiye. Nari nibeshye nzi ko event iri burangire tariki 30 z'ukwa 4, irangira tariki 29 z'ukwa 4. Iyo video sinabanyishyizeho. So uburyo bikoramo, video narayikoze, ndasiga link muri comment ya mbere kugira ngo niba utarayirebye ugende uyirebe. Murabona ibihembo byombi babimaye. Ibi bihembo byombi bamaye bingana n'amadolari 6.4. Ngira ngo urabyumva. Amadolari 6.4. Hari wowe wakoresheje internet ukagura MBs, ukaba warascrollingaga ariko ukaba utarayinjije. Nubwo ari make nta bike bitagwira. Ego ayo mafaranga nyinjiza buri kwezi. So ubu tugeze hano, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, wakora subscribe,
ugakora no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe muri video zose dushyiraho buri munsi zivuga uburyo dushobora kubyaza umusaruro iyi internet tukayibonamo amafaranga aho kugira ngo idukuremo amafaranga gusa. Niba utaraninjira muri uyu mushinga, link ndaza kuyisiga hasi muri comment ya mbere, ugende ukoreho wiyandikishe nawe winjire muri uyu mushinga utangire ukorere aya mafaranga. So guys, icyo nkurikijeho ni iki? Ngiye kubereka aya mafaranga nakoreye ese arabikuzwa akavaho. Buri mpera z'ukwezi nzajya mbakorera video mbereka ko nabikuje, kandi tuyabikurane turebe ko avaho kugira ngo wenda mutazayinjira wenda yarahagaze. Nzajya mbibereka buri kwezi ko amafaranga nayakuyeho kandi yavuyeho. So tugendane gatanu ku kandi mbereke ukuntu tuyabikuza. Tuvemo hano, tuze hano kuri mi. So uraza ukore hano, wongere ukoreho hano. Nukore kuri exchange. Ukoze kuri exchange, beans zawe waba uzihindiyemo amacoin, kandi twe dushaka kuzibikuza. Ukore withdraw. So nitugera hano kuri withdraw, murabona ko amafaranga yemerewe kubikuza na $6.38. Amount cyangwa amafaranga ategerejwe gukonfamingwa na $5.70, kandi minimum tubikuza na $10. Ubwo tugiye kubanza dutegereze aya $5 abanze yiyunge kuri aya ngaya 6 twemerewe kubikuza. So guys, ngira ngo murabibona tugarutse kubikuza. Twari dutegereje ko amafaranga yacu ava muri holding ajya muri available to withdraw. Reka turebe ko byakunze. Kore withdraw. Narababwiye ntabwo ukora kuri exchange, ukora withdraw. Ngira ngo murabibona ko ya $5 agera muri 5 yarari hano muri amount to be confirmed, yagiye muri withdraw amount. Hano dufite $12 yo kubikura. So tugiye kubikura. Ngira ngo murabibona video nabakoreye bwa mbere tubikura, naberetse uburyo dupiningamo cyangwa tubindinga iyi withdraw address ya USD BEP20 aho tujya kuyikura muri Binance. Waba ukoresha indi exchange cyangwa wallet, nabwo uragenda ukayikuramo ariko ukareba ko network ari BEP20. So hano tuhite dushyiramo amount dushaka kubikuza, $12. Dukore kuri withdraw. Hano baduha ka message kavuga ngo confirm withdrawing 12 USDT via USD BEP20 with ibihumbi 120 by'amabins. Ibi bihumbi 120 by'amabins nibyo bivunjwamo $12. Estimated fee cyangwa gas fee ayo bakata, ngira ngo muri video twakoze ubushize nabwo twabibonyemo ni $1.18. Urabona ko bakata menshi. Nakunda ariko abe make atahe. Dukore hano kuri confirm. Batubwire ngo withdraw request submitted. Ubundi ukibikura bwa mbere nibwo bigorana, ariko iyo wabikuye warabindinze address yawe biba bibaye. So hano baratubwira ngo turetinge, tubaretingire, nabo bibagirira akamaro dusubmitinge. Hano buri kwerekana ko iyi application yizewe ku buryo abantu bayijoining ari benshi. Rero urumva igikorwa cyiza ubu bakoreye. Nuhita ukora okay. So ngira ngo urabibona ko order iri processing. Turagaruka mbereka ko amafaranga yageze kuri Binance. So guys, nkuko nabibabwiye tugiye kureba niba amafaranga yatugezeho kuri Binance yacu. Mbere na mbere turaza hano muri message, ahangaha hari chat. Tuze turebe iyi message yo kuri assistant, dukoreho. Nitugiramo turabona ko message ya mbere bari baduhaye batubwiraga ngo your withdraw is being proceed and should arrive within 24 hours. Thank you for your patience. Ibi bisobanuye ko batubwiraga ngo withdraw yacu iri kuba
processing cyangwa bari kuyikoraho. Amafaranga aratugeraho hagati y'amasaha 24. Ati murakoze kubwo kwihangana. So indi message baduhaye saa 4:36 batubwiraga ngo congrats, your withdrawal yari successful. Bisobanuye ko amafaranga yatugezeho kuri Binance account yacu. So icyo tugiye kureba ni iki? Tugiye kureba koko yatugezeho. Tubanze tuze turebe muri email ko baduhaye message z'uko amafaranga yatugezeho. Murabibona Binance yaduhaye message dukoreho. Baratubwiye ngo your deposit of 10.82 USDT is now available. Amafaranga cyangwa amadolari 10.82 ubu ngubu ari available cyangwa ari kuri Binance account. Bivuze ko amafaranga yatugezeho. Murabibona message bayiduhaye. Murabizi ko twabikuje 12 badukatamo 1.18, ahatugezeho ni 10.82. Tujye kureba muri Binance koko yagezeyo. Dufungure Binance kugira ngo tubirebe. Turaza hano ku message hano hejuru kuri message dukoreho. Niturangiza tuze hano kuri transaction dukoreho. Murabona tayari amafaranga yatugezeho amadolari 10.82. So murabona ko iyi application ya Niki Live irishyura neza kandi mu gihe gito. Minimum withdraw ni amadolari 10. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Kole like, comment, unasharing iyi video igere kure. Urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.